ntugire icyo utinya ndi kumwe nawe ni isezerano ryo kwizera. Inshuti z'Imana bene data, reka twongere dushime Imana ubuntu bwayo yatugiriye. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Reka mbere yuko twinjira mu kiganiro tubanze dusenga. Uri Imana ishobora byose, uri Imana yahozeho kandi izahoraho by'iteka ryose, Imana ya Aburahamu, ya Isaka na Yakobo, izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Uyu mwanya tugiye kuganira ku by'agakiza kacu. Duhe guca bugufi twemere Umwuka Wera avugane n'imitima yacu mu izina rya Yesu, amen. Rero tugize amahirwe uyu mwanya wo kongera kuganira ku bijyanye n'agakiza kacu. Tugiye kwiga icyigisho cy'umuryango. Reka twemerere Umwuka w'Imana aba ari we utwumvisa icyo ashaka yuko twumva mu izina rya Yesu, kandi ndizera yuko turi bugere ku musozo Umwuka w'Imana amaze kuvugana n'imitima yacu. Reka ducishirize bugufi imitima yacu kumva ijambo ry'Imana. Insanganyamatsiko yacu iravuga ngo ibendera rya Satani mu muryango. Ibendera rya Satani mu muryango. Mbese birashoboka yuko ibendera rya Satani ryashingwa mu muryango? Mbese birashoboka yuko ibendera ry'Imana ryakwererezwa mu muryango? Ibyo byose birashoboka. Reka twinjire mu cyigisho turebe icyo ijambo ry'Imana ritubwira, kandi ubuntu bw'Imana bukomeze kubana natwe. Turasoma amagambo aboneka mu gitabo cy'umuhanuzi w'Imana Ellen G. White, Nirengera ubuzima, umugabane wa 2, ni kuri paji ya 40 ku cyigisho cya 28. Hari amagambo avuga ngo kunganira ikiremwa muntu no kugiteza imbere bitangirira mu muryango. Umurimo w'ababyeyi niwo iyindi yose iheraho. Umurimo w'ababyeyi niyo iyindi yose iheraho. Mbere yuko uba muganga, mbere yuko uba dogiteri, mbere yuko uba umwarimu profeseri, mbere yuko uba presidenti w'igihugu cyangwa se perezida wa koperative, mbere yuko uba perezida wa korali, mbere yuko uba perezida w'itorero runaka cyangwa se uba pasiteri, bishopu, musenyeri n'abandi, iyo mirimo yose ihera ku murimo wo mu rugo. Izina ry'Imana ririhabwa icyubahiro. Imibereho myiza y'abaturage kujya mbere ku itorero n'amajyambere y'igihugu bishingiye ku bikorerwa mu rugo. Ibintu byose bikorerwa hehe? Mu rugo. Rero niyo mpamvu twiga iki cyigisho kivuga ngo ibendera rya Satani mu rugo, ariko ibyiza nuko twagira ni ibendera ry'Imana, tukereza izina ry'Imana mu rugo rwo mu muryango. Yesu watubereye icyitegererezo kandi akaba ari we mwigisha wacu. Yamaze imyaka 30 aba mu rugo rw'iwabo i Nazareti. Ibyerekeye iyo myaka Bibiliya ibivuga mu magambo y'incamake cyangwa se mu magambo make. Nyamara muri iyo myaka yasohozaga imirimo yashinzwe n'Imana. Yabayeho nkatwe, aba mu rugo nk'abandi, yubahiriza amategeko yo muri rwo, akora imirimo yarwo, ari nako yikorera imitwaro yarwo. Yari ameze nkatwe. Kristo niwe barimo kuvuga. Muri byose agwiza ubwenge, abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Biboneka muri Luka igice cya 2:52. Kureba abana bo muri iki gihe, kureba abana bo mu muryango bo muri iki gihe, bitwereka uko abantu bo mu gihe kizaza bazaba bameze. Mbese iyo urebye abana bawe mu muryango, mbese iyo urebye abana bo ku muhanda, mbese iyo urebye abana barimo bangizwa n'ibiyobyabwenge, uhita ubona uko abantu bo mu gihe kizaza bazaba bameze. Yego, bihita bitwereka uburyo nk'uko ijambo ry'Imana bitubwiye uko abantu mu gihe kiri imbere bazaba bameze. Mbese bazaba bameze gute? Kandi uko bazamera biterwa n'uko bameze mu rugo. Abana baramutse bateguwe neza kugira ngo babashe kuzasohoza inshingano bashinzwe no kwivana mu byago, mwabona isi yose ihindutse bitangaje. Rero iyi ni inshingano y'ababyeyi ariko ikomeye cyane, aho tugeze mu gihe ibiyobyabwenge byamaze gutwara urubyiruko rwinshi, bakaba bapfa gake gake, biyahura gake gake, buhoro buhoro. Ariko bitwereka abantu bo mu gihe kizaza ko bazaba bameze. Ntabwo bazaba bakira abantu.
kuko mu gihe kizaza nta nubwo bazahagera, kuko uko abana bagenda banywa ibiyobyabwenge, uko bagenda biyangiza, baba bameze nk'abiyahura gake gake, mu gihe kiri imbere ntibabasha kuhagera kuko baba baragenje gute, barapfuye kubwo kwiyahura gake gakeya. Uko abana rero bameze mu rugo uyu munsi bitwereka uko bazamera mu gihe kizaza. Niyo mpamvu yari inshingano y'ababyeyi kubasha kurera abana mu buryo bwa gikristo. Icyigisho cyacu kiravuga ngo ibendera rya Satani mu muryango. Ntitugomba kugirira impuhwe abo mu miryango yacu gusa. Umushyikirano ufite imbaraga itangaje. Ingo zacu zikwiriye kubera ubuhungiro abasore. Mbese urugo rwawe rwabera ubuhungiro abasore? Niba bimeze gutyo urahirwa. Mbese urugo rwanjye rushobora kubera ubuhungiro abasore? Icyo ni ikibazo ukwiriye kwibazaho, kandi nanjye nkakibazaho. Abasore basakirana n'ibigeragezo. Benshi bahagaze mu mahuriro y'inzira bitewe nuko abasore bareba uburyo ingo zisenyuka, uburyo divorce ari nyinshi, uburyo ubutane ari bwinshi, bareba uburyo abagore n'abagabo batemagurana, ariko abasore ntibabasha gusobanukirwa n'ikirimo kuba, kubera yuko aho hantu batarahagera. Ariko se niba bimeze gutyo, hakaba ariho amadivorce menshi, hakaba ariho ubutane bwinshi, umugabo akaba ashobora kwica umugore akoresheje uburozi cyangwa se akoresheje ikindi kintu icyo ari cyo cyose, umugore akaba yakwica umugabo akoresheje ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo ahari abone amahoro, yiharire imitungo, cyangwa se babikora mu buryo bwinshi. Mbese abasore babibona gute? Nicyo gituma abasore ngo bahagaze mu mayira abiri bitewe nuko babona imiryango imeze muri iki gihe cyacu. Tugeze ku ngingo ivuga ngo kugurisha umuryango Satani. Kugurisha umuryango Satani ku giciro giciriritse bishobora gukorwa n'umwe mu muryango, umugabo cyangwa umugore cyangwa n'umwana. Ikintu kiratangaje cyane. Igihe cyose umugabo cyangwa umugore afunguriye amadirishya y'umutima we Satani, abagurishije umuryango ku giciro giciriritse. Abagurishije umuryango Satani ku giciro giciriritse. Iki kintu kirakomeye cyane. Aya magambo arakomeye, sinzi ko muvandimwe ushobora kuyihanganira. Urugo rwa Gikristo, page 304 soft. Tunyura muri iyi si rimwe gusa. Tubasha kunyura muri iyi si rimwe gusa, nta muntu ugiyinyuramo kabiri. Nimureke tugire imibereho itunganye. Umurimo duhamagarirwa ntugomba kuba uri mu mwanya wo hejuru cyangwa kuba ufite ubushobozi bw'ikirenga. Bishaka mwuka, ubugwaneza no kwitanga no kugira imigambi ihamye. Itara nubwo ryaba ritoya ariko rigakomeza kwaka, rishobora gukongeza andi matara menshi. Rero muvandimwe, birashoboka yuko umwe mu muryango yazamura ibendera rya Satani. Hano batubwiye amagambo akomeye cyane. Baratubwira ngo itara nubwo ryaba ryaka gake ariko rigakomeza kwaka, rishobora gukongezwa andi matara menshi. Birashoboka yuko umugore yazamura idarapo rya Satani mu muryango. Birashoboka yuko umugabo ashobora kuzamura idarapo rya Satani mu muryango. Ariko niba azamuye ibendera rya Satani, nawe wamufasha kurizamura, cyangwa se wakomeza gucana urumuri kugeza igihe azakongezaho nawe akazamura idarapo ry'umweru rya Yesu Kristo. Rero reka dusabe umwuka w'Imana kugira ngo aya magambo asobanukire intekerezo zacu, tuyumvire ku murongo wayo. Urugo rwa Gikristo, page 304 soft. Gutandukana n'uwo mwashakanye ni igisebe kimunga umutima. Mbere yo gushyingirwa, umuntu agomba gutekereza byimbitse. Igihe cyose abashakanye bafunguriye amadirishya, Satani arinjira, kandi niwe wiyizira, ntabwo atuma abadayimoni. Ikintu kirakomeye cyane. Aya magambo muvandimwe uyumvire ku murongo wayo. Igihe cyose abashakanye, umwe muri bo cyangwa se bose, bafunguriye amadirishya, Satani arinjira, kandi niwe wiyizira, ntabwo atuma abadayimoni. Abagabo n'abagore bakagombye kuba beza, bakubahana, kandi ku iherezo bakazagira amahirwe yo kwibera mu bwami bwo mu ijuru. Ariko bamwe bagurisha imitima yabo umwanzi ku giciro giciriritse. Aya magambo arakomeye cyane. Iyo umugabo cyangwa umugore bafunguriye amadirishya y'umutima wabo Satani, cyangwa umwe muri bo, aba agurishije umuryango wose ku giciro giciriritse. Biragoye ko abana babo bato bazigobotora mu maboko ya Satani, kandi barakuriye mu biganza bye. Aya magambo arakomeye cyane. Izina ry'Imana ririhabwa icyubahiro, kandi ridushoboze kuzamura idarapo ry'umweru ry'Imana
mu muryango. Ariko iyo umwe muri bo, umugabo cyangwa umugore, yanze gufungurira Satani idirishya ry'umutima we, undi akamufungurira, umwe azamura ibendera ry'umweru, undi akazamura ibendera ry'umukara. Ibi bintu biratangaje cyane. Amabendera abiri mu muryango, niko bijya birangira. Luka igice cya 12 umurongo wa 51 kugeza 52. Mbese mutekereza yuko nazanywe no kuzana amahoro mu isi? Ndababwira yuko atari ko biri, ahubwo naje gutanya abantu. Kuko uhereye none hazabaho 5 mu nzu imwe badahuje, 3 na 2, kandi na 2 na 3 badahuje. Ibi nibyo biba iyo habayeho amabendera abiri mu muryango. Umwe azamura ibendera rya Satani, undi akazamura ibendera ry'Imana mu muryango. Bityo rero bakomeza kuba babana ariko batagenje gute, badahuje, kubera ko ijambo ry'Imana ryagenze gute, ryahageze, umwe akaryemera ariko undi akaryanga. Ibi bintu birakomeye kandi biratangaje cyane. Tubisoma no muri Luka igice cya 12 umurongo wa 53. Umwana ntazahuza na se, bityo n'umugabo n'umugore ntibahuza. Umwe azamura idarapo ry'Imana, undi akazamura irya Satani. Umwana ntazahuza na se n'umwana we ntibazahuza, kubera ko ijambo ry'Imana ryahageze. Nicyo kijya kibaho, kuko Yesu yaravuze ngo ntabwo nazanywe no kuzana amahoro mu isi, ahubwo naje gutanya abantu, najanye inkota. Iyo nkota rero y'ijambo ry'Imana yigeze mu muryango, bamwe bakayakira, abandi bakanga kuyakira, ihita ibatandukanya. Kandi imbere bari bahuje kubera ko bari munsi y'idarapo rya Satani. Rero ibi bintu birakomeye kandi biratangaje cyane. Umukobwa ntazahuza na nyina n'umukobwa we ntibazahuza. Umukazana ntazahuza na nyirabukwe n'umukazana we ntibazahuza, kuko ijambo ry'Imana ryahageze. Ijambo ry'Imana ni inkota ityaye amogi yombi, ni isezerano rishya n'isezerano rya kera. Aho rigeze ribasha gucagagura ibyo byerekanaga yuko bifatanye ariko nyamara bidafatanye. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro kubw'ijambo ryayo. Urugo rwa Gikristo page 304 soft. Hari abandi bantu benshi ingo zacu zishobora guhesha umugisha. Umushyikirano wacu n'abandi ntukwiriye gutegekwa n'imico y'abisi, ahubwo ukwiriye gutegekwa n'umwuka wa Kristo n'ijambo rye. Rero izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Dusoreje kuri aya magambo avuga ngo hari abandi bantu benshi ingo zacu zishobora guhesha imigisha. Mbese urugo rwawe rwahesha umugisha abandi? Niba rudashobora guhesha umugisha abandi, ntago ari bo abo bandi si bo bafite ikibazo, ahubwo ni urugo rwawe rufite ikibazo. Birashoboka yuko haba harazamutsemo idarapo rya Satani mu rugo. Ndakwingingira kongera kwisuzuma, ugafunga amadirishya y'umutima wawe, kandi ntiwemere ko Satani ubuzima bwawe bugurishwa, cyangwa se imibereho y'urugo rwawe igurishwa Satani ku giciro giciriritse. Umushikirano wacu n'abandi ntukwiriye gutegekwa n'imico y'abisi. Izina ry'Imana ririhabwa icyubahiro. Ahubwo ukwiriye gutegekwa n'umwuka wa Kristo. Umushyikirano wacu n'Imana ukwiriye gutegekwa n'umwuka wa Kristo. Nibwo hatazabaho kuzamura idarapo rya Satani mu muryango, nibwo hatazabaho amadarapo abiri. Kandi umushyikirano wacu ukwiye gutegekwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero nirihagera mukwiriye kuryumvira, kandi niryumvirwa rizahindura ibintu mu muryango, ndetse n'idarapo rya Satani bizageza ubwo rivaho. Ariko niba bihari ibi bintu, igikwiye gukorwa, twabonye amagambo avuga ngo nubwo itara ryaba rifite umucyo mutoya ariko rigakomeza kwaka, bivuze yuko rizabasha gukongezwaho andi matara menshi cyane. Birashoboka ko umugabo yazamura idarapo rya Satani mu muryango, birashoboka ko umugore yazamura idarapo rya Satani mu muryango, ariko ntibivuze yuko n'umugore nawe agomba kumufasha kurizamura. Ahubwo idarapo ry'Imana ry'umweru niryo rikwiye kwerezwa mu rugo, kandi umucyo nubwo wari muto ugakomeza kwaka, abandi bazaza bakongezeho uwo mucyo. Icyo ngicyo nicyo nabifuriza, nanjye nifuriza mu izina rya Yesu. Amen. Data twese udukunda, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Amagambo yawe tuburira kandi akatwereka aho tugeze. Turagusabye Uwiteka ngo turinde gufungurira amadirishya y'imitima yacu Satani, uturinde kugurisha imiryango yacu Satani ku giciro giciriritse. Turagusabye ngo ukomeze kutwongera imbaraga, kandi imiryango yacu n'abana bacu ndetse n'abumvishe iki cyigisho waha umugisha wawe, kandi abana babo bakurire mu biganza byawe aho kuba mu biganza bya Satani. Ubuntu bwawe n'amahoro bikomeze kubana natwe, uturinde kandi dukomeze uduhe gukomerera muri wowe, mu izina rya Yesu.
amen. ntugire icyo